kuri uru rubuga twise Rwagiliyoni. Ndabatahije, ndabaramukije, ndabakumbuye, kandi mbifurije icyumweru cyiza cya Pentekote. Zaburi y'Ijana na 43 umurongo wa 5 ati nibutse iby'iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe, uramburira amaboko. Yohana nawe 7:38 ati unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, kuko ibyanditswe bivuga. Yesu ashimwe cyane. Iminsi ya kera na Pentekote yacu tugenda twibuka buri mwaka na buri gihe na buri munsi, dukizwa tukiri bato. Buri muntu wese agenda atekereza, akibuka iby'Imana yagiye ibakorera mu ruhande yari ari cyangwa aho yari atuye. Amaze ngiye ubwanjye, nubwo nari nkiri muto ariko sinari muto cyane, nari agasore kabona ibikoreka, gashobora no gutekereza ibyiza tubona imbere yacu. Twari dutuye ahantu hitwa ku Cyito. Cyito ni imisozi ya nyuma iheruka iyindi ku mupaka w'izone y'Ubuvira n'Imfizi. Kuri uwo musozi ni wo mupaka wegamiye uruzi rwitwa Gashangazi, rugera epfo akitwa kwa Makobora. Aho niho twari duto. Uwo nabonye wa mbere avuga ubutumwa ari umupasiteri witwa Rwakira Andreya. Abatari bake bazi babonye, n'abakeya bumva bamuvuga. Uwo niwe nabonye bwa mbere avuga ubutumwa kuri uwo musozi wo ku Cyito, ariko simbyiteho. Nawe nta bayoboke yari afite benshi, bari bakeya, akigisha abana gusoma no kwandika. Yabaga ahantu nyine mu bapfurero kuri uwo musozi wo ku Cyito. Hanyuma twahaca nk'uko umwana aherekeje ababyeyi guhaha mu bapfurero cyangwa guhinga, twumva aririmba bakabyita ngo ni amasara, ngo ni umwarimu muri Masara. Uwo ni wo nabonye bwa mbere, ariko ntiyanigishije ubutumwa, naramubonye gusa. Haje gukurikira rero igihe twapfukamaga ku Cyito, haje abavuga butumwa. Pasiteri Kajarikandire yasaba Gitwaza n'umugabo witwaga Ntakandi Samweli, nanone benshi bazi abagabo bo hambere. Bazana n'undi Murundi wavaga mu Mushyashya bari baturanye witwaga Nkunirameke, irindi zina sindiyibuka, nawe yari umugabo ukuze. Abo bantu nibo nabonye ba mbere baza ku Cyito bavuga ubutumwa. Hanyuma baririmbye akaririmbo, nuko nyine ko abana basore bagira amatsiko yo kuza kureba ibintu bishyashya bije. Baza baririmba, tubaha intebe imbere y'inzu y'umugabo witwa Rujuguma Filipo, ntakiriho. Tumuha intebe, aricara, bicaraho baririmba indirimbo nibuka n'ubu nkibuka yo mu Kirundi, mu ndirimbo z'ikirundi, ivuga ngo uje umwumvira, nta kandi gakiza keretse Yesu gusa, ngo umwizere cyane. Icyo gihe mbyibutse neza, bakoreshaga indirimbo z'ikirundi, igitabo cy'ikirundi, bakagira ibitabo by'ikinyarwanda, ariko za Bibiliya zaje kugaragara nyuma. Tumaze gukizwa icyo gihe twaguraga udutabo twagano jipya ariko mu Giswahili. Bibiliya zije kuza mu minsi y'imbere, zaje kuza ari Ikinyarwanda. Izo nizo n'Abarundi bakoreshaga, bagakoresha indirimbo zo mu Kirundi, bagasoma Bibiliya zo mu mvugo y'Ikinyarwanda. Ibyo nibyo twaje kubona tumaze kumenya ubwenge twigiye imbere. Ubwo rero turapfukama, baradusengera, basa n'abakije umuriro nyine basubirayo,
Kajabika yaratuye ahantu hitwa mu Igomba, yarirukanywe ngo yariye inkoko n'amagi, banamuririmba n'indirimbo ngo Kajabika yariye amayayi. Nihuse uko byaje kugenda rero, nyuma twaje kumusanga turi kumwe na Biganiro, tujya aho ku Gatsina. Iyo tuganiriye n'umudamu wiwe hambere akiriho, yambwiraga ubwo ko aribwo yari afite inda ya Rubeni, umuhungu we w'imfura. Uriya nawe witabye Imana, ari umukozi wawe, icyo gihe yari ayifite. Hanyuma rero tuje kubibaza neza, bati baramwirukanye mu Rugarama aho yari atuye kwa Murambiya, bati baramwirukanye ngo nava aho atabazabanduriza abana. Ibi mubona tuvuga, umwuka wera dusigaye twogamo nk'amazi, ariko byararuhanyaga kera kugira ngo iyo miyoboro ize mu bantu. Hanyuma rero byaje kugenda biti, tujyayo rero agasinga katwigisha gusenga, turagaruka no ku Cyito. Rero umuriro burasi hari muri 51 nibutse neza, kuko muri 52 mu kwezi kwa kane kuri Pasika nibwo twaje kubatirizwa Uvira hariya mu Gasenga, hamaze gukizwa abatari bake. Byagenze bite rero? Uwo mwuka wakoze iki? Abahungu tukiri bato n'abakobwa bangana, twahise twakanye nitumva tugize urukundo, rwo gukundana no gukunda iryo jambo ry'Imana, tukagira inyota yo gusenga, inyota twumva iraje. Tugahurira mu nzu ya Nyirakarya Mukamuyengeza, yari umukecuru ukuze. Twaje kwigira inama, jewe n'umugabo witwa Pahoro Semafotora, nawe waje kwitaba Imana. Abagabo b'Imana baragiye nyine, bararuhutse iyo natwe tuje. Twigira inama twubaka akazu kacu tuzodusengeramo nijoro, ariko nyine birya by'abasore bato. Akazu turakazingazinze, tukasakaje birera imbere y'inzu ya Nyirakarya twasengeraga. Hanyuma tumaze kukuzuza, tutari kose ko tutafite aho dusengera, dukuramo akumba twe twacishijemo, tumaze kugahoma. Abantu baraturebaga batese none ibi ni ibiki? Tukagira urusengero aho hantu. Rero nibwo rusengero rwo ku Cyito rwa mbere dusengeramo. Abari nk'abakuze ba Bujanja na Samuel Mbabazi na Rugabura bari nk'imbere yacu buhoro, nabo baba baraje barapfukama barakizwa, basa n'abagiye kutuyobora kubera ko ari bo bakuru mu myaka. Turabyemera nyine, tumenya indirimbo, ntawe azitwigishije. Tumenya gusoma, mbitamenya gusoma, mba mwarimu w'abandi. Abagore bamenye gusoma icyo gihe, n'abagabo bakuze nicyo wabigishaga. Mwumva icyo umwuka wera wazanye bwa mbere, uzanye kumenya gusoma, uzanye kumenya kuririmba, uzanye kumenya gusenga. Nyine ibyo turabikora. Hanyuma rero haje gukurikira iki? Umugabo w'umubembe witwaga ngo ni Isaki Yanzuruni, yaratura hitwa Ikagombe fo haja mu Ikamba. Abarabyumvishe nawe akazamuka akaza kutureba, nyine asa numvuze ngo ni ubaye mwarimu wacu, ariko akaza rimwe na rimwe. Icyo gihe umuriro wari watse. Hanyuma rero maze kwaka, bamwe batangiye kuvuga mu ndimi, bati babatijwe n'umwuka wera, ibi ni ibikisi. Ubwo rero umwuka wera araza. Ubwo twari tumaze kubatizwa, nyine ubwo twabatijwe, yewe no kwiga umubatizo. Reka nta wigaga umubatizo, abantu barahuraga bakabazanya batese naka yakwiye kubatizwa, bati ubwo nibwo twari tuvuye Uvira mu Gasenga kubatizwa. Hanyuma rero umuriro uraka, je muri iyo nzu ya Nyirakarya niho umwuka wanururutsemo, ariko ari abacu aribo babanje. Umva baravuga, numva ndabikunze, ndabyifuje. Nyine nkaja kurindi inguge zazaga kona mu mirima, nashikabukira zazaga ari nimugoroba. Nabona burije nkajya gusenga, ngasenga ngapfukama nje nyine, ntabwo bafite. Nasenga umwanya nkumva za nguge ziraje ziruka ni nijoro, akabaho aho mbunga ngiruka. Ariko rero kubera iyo nyota byatumye nyine mbata muri iyo nzu, numva umwuka arururutse. Hari umunsi wa Pentekote ari saa 8, numva nagiye ndavuga mu ndimi. Uko niko byagenze rero aho hantu. Niki rero cyaje ibintu nka bitatu nashobora gusubiramo.
ikintu cya mbere navuze inyota twagiraga yo gusenga, hanyuma tukagira n'urukundo rwo gukundana. Aho icya kabiri umwuka wera umaze kubatiza benshi, aho hahongera ikintu cyo kuvuga ngo tuze dusenga, turara dusenga gucito no ku butumwa bwiza bwaje. Hanyuma rero kugira ngo tubonane n'abandi benshi, cyitwa igiterane 53 Kajabika rero yazamutse yavuye mu Igomba, yaje mu Rugarama ahandi bamwirukanye, abandi basore ba Karamudoga bamagurane Daniel bamaze gukizwa, n'abandi bagabo nyine bamaze gushingirwa batakire babandi bo kwirukanwa n'abasi, bava mu mihana y'abapagani bubaka habo ku haruguru. Bakaramudoga ari umuririmbyi nza mbitekereza, bati bateguye umukutano, turitegura abanyacito kubuja. Cyo gihe murabyumva twarwanye n'ibindi bintu by'ibigeragezo. Cyo gihe hari imandwa baterekeye, tumaze rero kwaka uwo muriro, imandwa zikasigara rigira isoni n'ubwoba bakatuti, kuko muzi imirimo y'imandwa bakoraga biruka ku gasozi, abandi bagenda bambaye ubusa birabyingwa, bagenda basahura mu mazu, twahagarara hanze no kubitegereza bakagira isoni. Umve izo mbaraga ziraje nubwo twari bato. Hanyuma rero muri cyo giterane ngarukiye gato, tuti natwe turajyayo, turagenda abanyacito nyine tutari bake. Tumaze gushika rero, wumve nawe uwo Murambya wari warikanye Kajabika niwe waduhaye inzu ducumbikamo, yari imaze kubaka inzu yiwe nini atarayikiranura nyine ikirinze itaraja mu byumba. Bati abana bavuye kwa Muyengeza, ati nibaje muri iriya nzu yanjye, kandi murabyumva uwo niwe warikanye Kajabika, nibo bangaga ivuga butumwa, ariko aduhaye iyo nzu tuyicumbikamo. Uzi icyabaye muri iyo nzu? Nijoro rero turasenga tubona inzu yatse mu mucyo. Icyo gitangaza cya mbere twabonye ko tumaze gukizwa, inzu iraka, ntatara ririmo inzu iraka, abantu baravuga mu ndimi, baravuga, tubyuka tunezerewe muri icyo gitondo sinakubwira. Twahagize iminsi 2 muri icyo giterane. Icyo giterane rero nicyo cya mbere tuganira na pasiteri nyakwigendera Kajabika, nyine twabisubiragamo akatubwira ko aricyo cyari giterane cya mbere cyajemo abazungu 4. Kubona umuzungu yari nka marayika uvuye mu ijuru, abandi nyine nibarya twari twaraboneye ibuvira umunsi wo kubatizwa, kandi bajaga mu mato bakaja hari imbere yuko bari kubatizwa, ndiko barafotora, baduhaga imyenda yo kwambara, yewe ukumva nyine turi nk'abantu bagiye mu ijuru. Tugataha nyine bagaruka bati banaka babatijwe, abagore bakaza kutureba bati banyanaka babatijwe, bati ibintu byabaye ibindi bintu. Uwo muriro nyine uburatsi. Nuko muri icyo giterane rero mu by'ukuri cyarimo imbaraga nyinshi cyane. Hanyuma rero muri rwa rukundo rwo gukunda abantu b'Imana no gukunda iby'Imana, babazungu bagiye gutaha hari mu kwezi kwa 4, ko ntekereza kuri Pasika zanibuka rwose. Andereya ni wanibutsaga ati hari muri 53. Abo bazungu bagiye gusubirayo, baza kubaza nyine abayobozi bati ni bande baherekeza aba bantu, bakaterura utuzigo twabo, kandi nyine mu misozi imanuka bamwe banarwaga kumanuka, bati bakabaheka bakabafata ukuboko bakaburutsa kuri ya misozi imanuka bayizi kuva mu Rugarama baje mu Kabimba, niyo bategeraga amamodoka. Noneho rero abayobozi babajije abahungu bari babaje abantu 4 babaherekeza, tuhaguruka turi nk'8, bati nyabona nimusige bandi tuwe nta usigara, twese ko turi 8 turamanuka, tugenda tubaherekeje, imvura yose igenda tunyagira. Nikubwire ngo tumeze nk'abikorera abamarayika ku mutwe, turamanuka imvura tunyagira, abazungu bananirwa tukabaheka, turabitsa mu Kabimba imvura yose ikiri kwigwa, ariko twumva nyine umuriro uko waka mu mutima. Nicyo giterane cya mbere. Hanyuma rero turagaruka uko kwezi gushize, ku musho kwezi twajaga ibuvira kunywera igaburo ryera. Ingorane twahuye nazo kwari uko kurwana nabo bazimu, aribo badayimoni, arizo zizomandwa kubandwa no guterekera. Bagiye babicikaho bukebukiya, bamaze kubona batese ko twaterekera kugira ngo abana babeho, none badusize bagiye, ne amagara yacu bamwe bakabijanda bakabivamo, n'abadakijijwe bakabireka bigasigara bibateye isoni. Icyo cyabaye ikindi twarwanye nacyo.
bati nk'abakobwa bari bamaze gushakwa abagore bakiri bato bagacaga inigi neza neza inigi bakazica n'abirya bambaraga ibitare n'ingoro nyine bakabica iyo nduri yavuze bati bagica bicuje baricuje bakiri bazima bataba abantu nimubirukane abagabo b'intagondwa rero barimo ngabanaka kandi nyine batinywaga n'abandi bagabo bati murareka ibi by'abana ejo ibintu bizahinduka ukundi bati nimubahoshe baratekereza rero bati niki dukora ati bari abakobwa rero biyambuye bicujije bakiri bazima nimubirukane abahungu abagabo bazocogora hanyuma bagaruke abakobwa bamwe barirukanwa bamwe bagiye bahera abandi bagiye bagaruka ariko ivyo ntibyaducogoje abandi nanone bati ababashije abana bato baje babakubita babimiri bajiriya mu buganga bazakurayo ubuganga bubamari icyo gihe rero kuja ibuvira mu buganga kwari nko kujigahera kuko murumva kera ntabajagayo ngo keretse warwaye ubuganga ni buje namwe ubuganga nyine bwakera butagira umuti bitaga n'ubuganga bw'inzibura byari gitangaza bamwe bacu barapfa bagiye kubatizwa hitwa Indunda ngo tugaruka abasore bamwe barapfa yo biracitse icyo gihe nyine twarwanye nabyo abakiri abana bato base bagafata inkoni ngo babakubite ariko ntibyashobotse umuriro nyine uraka abarwaruzi rwuzuye uruzi rutemba intabiyo yuzuye yishakira inzira mazi yishakira inzira uko umwuka wera bawishakiye inzira cyagiye rero twamaze gukizwa urumva abasore benshi bakuriraga mu biraro ruguru abantu batarazamuka yijya ruguru nyine mu misozi miremire bavuga nowe hanyuma biraro by'ikarira umuriro urazamutse abasore bagiye kuragira rero iriya ruguru mu biraro baba barazi ndibuka nubaka urusengero nirwo rusengero nubatse rwa mbere rukurikira ka kazu kacu na Pawulo twubatse ku kirere none aho ni haruguru aho bitaga ku mwami niho twabaga mu kiraro cyacu numva nyine umutima uratse ndubaka ndagenda mu irango ry'umusozi hitwa kwingeruza wumve nawe ni mu kiraro turi abana bangahe cyangwa abasore bangahe baragiye abagabo ntibabyumva turi kumwe nta basore nk'abangahe ndubaka sinanubaka hegereye ikiraro ndagiye mu irango ry'agasozi ubundi nyine rega aya magambo bivuga ngo Yesu yazaranaga n'abasozi ku musozi gusega hanyuma Mose n'abagazamuka iyo misozi nyine ibaho ukijurwe wese azayibuka imisozi n'abindi nyine mwumva bajaga ku misozi arengeye ngo begere Imana niko abantu babitekerezaga ndagenda ndatutira imigano ku gasozi ndashinga ndubaka agasengero ngangaha amadirisha njya gutema umujinja ngaza ngikorera abandi bashumba babibonye baje kumfasha gutema ubwatsi ariko kera urusengero narwubatse wumve nawe bangaheze abazava hese asoza ku rusengero hanyuma rero urwo rumaze kubaka gutyo biba biraranze abarambya ingabo zo kwa Murambya babaga ahantu hitwa birya ku Ndondo nyine ruguri wabo burya abantu bose bajaga aho inka zabo ziri aho ibiraro byabo byari aho bita ngo ni ku Ndunda baba barabimenye nabo barubaka iwabo twakoze iki tugahana ibihe tugahura ku cyumweru rero ku cyumweru tukahura inka tukazifasha agasozi tukaja guhura tuba rero turiyunze abashumba bose baramenyekanye umuriro uraka mu biraro dusenga Imana dutyo hanyuma rero nanone kandi byaje kugenda biti nukuri Imana ikora ibitanga ndibuka umugabo witwa Aroni Muvunyi n'ubu aracyariho ariko ni umusaza wabitira ayara ahantu hitwa ku Kivunga mu kiraro birangikanye umunsi umwe arasenga inkwi zegetse kuri bigari ubwo iyo mvuga kuri bigari abagabo bo hambere barabumvana ni inkwi zegeko hagerera umuriro asenze nijoro wenyine nga saa 8 za nijoro za nkwi zibabuje ziraka umuriro aza kubona ibicucu bisa n'ibyo abantu baririmba indirimbo atarazi n'ubu ngubu iyo ndirimbo tujya tuyiririmba bararirimba n'abarayifata mutima ntiyarazi no kwandika baraca mu gitondo bati bacitse twumva aradutabaje tubwira ibyaraye bibaye umuriro urakareraho muri ibyo biraro y'amazi twasomye wiziye
ibyanditswe bivuga we ni Yesu wabibwiraga abantu imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda niko amazi yagiye atemba nyuma rero byaje gukurikira nihuse abantu batangiye rero kuzamuka baza ruguru natwe 55 turazamuka tujya hitwa kwa Gashigo ubwo nyine murahazi ni hari hafi no mu Bijombo niho twahoraga hanyuma tuhageze rero muri ibyo biraro nyine urumva abantu bari bamaze gukizwa ari benshi Kajabika icyo gihe twari mu biraro nani witwa Segapara Petro Kajabika yari akiba nyine foko mu Rugarama niwe uraho ngaho nkamwari Segapara Petro tukamanuka rero tukajayo ntibyatinze ubwo abantu bamaze kuzamuka babaye benshi rero nyine kanisa byari raremye bamwe bakaja mu Bijombo abandi bakaja ahandi no gucanza uvuti habaye abandi nyuma baje kuduha umugabo witwa Lazaro Bazirangira wadahinda baramudahaye bataze kuba mwarimu wanyu aho haruguru hari aho bita mu Kinyunda ni kuvuga kuyinkura nkunzi araje bari haja abamwarimu wacu wa mbere twagiranye nk'umwaka umwe hanyuma kuri Kirumba habaye abandi ingabo ye nakanenira zamutse bariho baja abagabo batari bakeya ba Dawudi barahabaye abakarugurugu nyine habaye abantu batari bakeya ba Samuel Mudage barahabaye nyine abantu batari bakeya aho ati noneho rero abantu ubwo babaye tubahundi muhari baduhaye Nyabuhuga araje rero avuye mu Gahuna araje ahuje cyakijije cyacu cyo kwa Gashigo nicyo kijije cyo kwitwa nkunzi n'abakeya bavuye mu Gahuna aho nkubwire mbiki abagabo bakwakuze bari gitanga bakubisa bakazana ibintu biracika banze ko babaka umuntu bazoza bakamishiriza induru iravuze ariko Imana ishimwe abo bagabo baje gukizwa bapfuye ari abakirisitu umwuka w'Imana aho ururutse burya n'ifumbire hajya mwasengeye mukahapfukama n'ubu ntimukagira ubwoba ya misozi yose twapfukamye tukasenga za mbuto z'amasengesho na bwa butumwa bwiza igihe kizage bizoshibuka ya mihana yose maye yasenye izubakwa kuko imbutira aho ngaho iyi imvura yaguye imbuto izimira nubwo yatindi kuzima ibyo biraduhumuriza naba ndambakuje ariko ni byiza abantu babisubiyemo iyo twibutse iminsi ya kera iby'Imana yadukoreye byose turambura ibiganza tugashima kandi tukanasenga ngo wamuvuga ati tugarurira iminsi ya kera ubwo rero kubwire nguti tuje kubaho ngaho icyo gihe dutangiye gushaka natwe muri 58 turubatse yewe ijambo rirakwiriye rero hose tukagenderana tukaja mu Cyakira bagize igiterane tukaja ku Kabara abati bagize igiterane abantu basigaye nyine bahura tukaja epfo mu Bijombo nibwo abantu bari bamaze kwirukanwa mu Turambo bakwiriye ya misozi epfo mu Bijombo tukaja yo kuwigiti kwa Nyamagambo niho yarari bakagira ibiterane tukajayo mu Bijombo rero niho bari bamaze kubaka nyine harya muri Nyakiteko Mujogo ni pasiteri ndavuga ni inkuta kandi ibyo abenshi bari bamaze kubimenya no gukura ibyo byose wa muriro watse muri iriya misozi ariko icyo nagaruka aho ngavuga Imana ikunda ubwoko bwacu iyo umuntu wese aza yikunda akirozaho ariko ndakabije urumva gucito twabaye abapfu rero bakijwe bari baki ndabibuka n'abasore n'amazina yabo ndajyayibuka ariko nereka abagabo reka ariko twe urubyiruko rwose ni bakobwa bato n'abagore bato bamaze gushaka twese twahise dukizwa numa n'abagabo baza gukurikira basazi se w'amasabo nabo barakirijwe ku cyito bari abagabo bakuze baca imanza b'abagabo nabo barakizwa ariko mapfure reka Imana ishimwe wenda nyine ntirobanura ku butoni ariko murabizi nyine Imana ikunze kuja muri bene wacu cyane rimwe na rimwe ariko byenda hari ibyiza umuntu abibonera aho ari n'ahandi naho Imana arahageze nuko ariko nanone reka tuyishime kuko yadukirije ubwoko titwareka n'ubu nabibona nta mupagano kibaho umunyamurenge reka mvuge gutyo iyo nshaka kuvuga ngo nta mupagano ntabwo isenga ibishushanyo ninde usenga ibishushanyo niyo abikoze akora yihisha wenda ajya guterekera iri afite ubwoba ariko murabizi nutakije umwaka upfukame yuzure n'uwo mwuka wera
ibizo ngeso zo kuraguza no kuterekera benshi barabiretse ariko urebye yandi moko nyine n'ubu aracyabikora. Hanyuma turagenda rero tuje ingaje, reka nihute n'ubu baracyavuga ngo Imana y'ingaje, icyo Imana dukorera ingaje byo byari gitangaza. Yewe ni nk'aho twagiye tubona igenda dutewe n'ibyago n'intambara zose zaba nyine banyagwa banze gukizwa, ubugome babutangiye kera, bakaje inama ngo badutere turi abasivile, nuko tukabajamwe ari nk'ubwoba ngo dukingire ibyacu, ko bavugaga ngo utaje muri mayi utiyuhagiye baramwica, bigatuma nyine bamwe bagenda ngo bakingire bakingire ingo zacu n'ibintu byacu, bagapfa kugenda ariko batabishaka. Hanyuma Mudandi nawe aza kuza, abahungu baramukurikiraga babonye ko baje bene wabo baramukurikira, ariko nibyo byaje kutuzanira ingorane. Nyuma rero ingabo za leta zije kuzamuka agahunga, ni twasigaye tugira ingorane. Ariko wa muriro wari watse umwe wa Pentekote watse kuva ku Kitu. Yewe nimureke dushima Imana mu by'ukuri, imyaka dufite n'igihe twakirijwe rikiryo jambo turivuge twibutse imirimo y'Imana ibyo yadukoreye kuva kera, tubyibuke tuyiramburira ibiganza. Nukuri kuva umuriro watse n'ubuntu urazima hakuna nta nabwo uzozima. Nukuri mu myaka tugeze manga tuzaje iminsi mike n'ubu cyaka turacenyegeza wa muriro kandi waragiye urakwira hose. Imana rero iradukiza mu by'ukuri, mvuze mu bikeya twagoswe batugose. Imana iratubwira icyo dukora kugira ngo tubakire, baje ari ibitero batugose tutabizi. Imana ituma umwe muri bo witwa Yamungu, nza mbibabwira ari n'agatabo nanditse, nubwo ndarundubuyemo byinshi ariko bike ndajya bivuga. Araza aravuga ati muraterwa nimudaterwa ejo bundi ntimuzaramukaho. Baje ari ibitero barabagose baje kubatera. Icyo gihe Mudandiga yarahunze, kandi nyine niwe batinyaga n'ingabo zarafite abasore bazi kurwana pe, barabatinyaga bembi. Hanyuma turagura gute tugiye gusenga, nyine urwacu rurageze tugende tuje gusenga. Imana rero atubwira abantu bamwe bahutse ibishigo bagiye gusengera mu bishigo, abandi mu ikanisa, abandi mu nzu zo gusenga z'amahombi. Hanyuma bati Imana iravuga, Imana izivugira akagira Imana nk'umurigiye kubakiza. Icyumba kirisha niki umugabo witwa Ndasonza Filipo ndakiriho yaguye muri Amerika mu misi yavu. Wabatura baramuzi wase nayigaye benshi ndavuga gutyo baramuzi. Azovuza ingungu, akunda kuvuza ihembe ry'ihongo, ya mahembe y'amahongo yakuriye mu mashamba y'amahongo ya kera marema. Ihembe rero akarivuza batazarivuze saa 9 ya nijoro ahagarare ku musozi urengeye. Yitwaga kuri Karunga, aho bazaga baterekera ababembe kera. Iyo mana yabo yitwaga Karunga, niho iryo zina ryakomokaga. Batahagarare none haryerekeze iyo bavuze ku gitero giturutse, kuko umubembe yaraje abwira inshuti yiwe ari muragiriye inkabuca, nawe amakuru bayakwije hose, ariko umubembe asubirayo. Aho bati umusore witwa Joruje n'ubariho n'umugabo nawe n'umupasiteri yabaga i Burundi, ariko muri iyi minsi yaraje nabo aranashaje. Icyo gihe yari umugabo uragira inka, yarakara gasore gatoya karagira inka. Ntaho yaraje nawe yisuka muri izo ngabo za Mudanda, ariko bagiye guhunga wagaruka harya yaragiraga inka. Hanarahi iwacu twarabanaga. Nawe noneho yasigaranye imbunda bitaga muri FM, icyo gihe irasa amasasu 100. Hanyuma ati nawe agenda ahagarara ikibike ku undi musozi muremure nawe itegeranye nawe wundi Filipo yavugije ihembe, ati nawe arekure yambunda y'amasasu 100 agende yose ayitunze mu kirere. Ati barahunga murakira. Iyo nkuru birakwiriye, ati Imana yavuze n'ukuri dude n'ukuri. Babikoze rero nyine nabo bagicaho bari baje buba nijoro ngo bazodutere bihisha batumare. None ubushe yandi bati biracitse, bati Rumenge yazanywe ya soda batugose, bati cyambere iryo hembe kuririmba insinzi, kuvuga insinzi ko bafashe igihugu. Bati cya kabiri akarere mbese n'akarere akugumyereka inganje bati bagafashe. Bati icya kabiri iyo mbunda ntayo dufite. Abo n'abasoda bazanye Rumenge yazanye, ni wari umuyobozi w'inganje. Bati none tukizwe n'amakuru bayabangira ingata, bukaza buca bariko barika mu rubonja bahazi bahunze. Bamaze guhunga rero bibwira ko ari abasoda babateye, bati none duhunge. Babasivile barimo nabo batekewe n'ubwoba, wambara garuka witwa Yamungu, nukuvuga ni bya Mungu, ni Yamungu mu kibembe
muri umuna wa meza niwe wari utwaye ndavuga babaye inganji ibyo barabizi musobabaze neza ndavuga nihuta ni byinshi Imana yakoze hanyuma aragarutse aje abo yububana none ati yewe aserutse kuri mugabo wari umuragirika ati yewe nje kubaza babasoda bageze he baraye barashe twahunze nsize abana barimo baja mu bihuru n'abantu bahunze abazivire ko barita mu bihuru bahunga none umbwira babasoda aho bari tumenye icyerekezo iyo duhungira undi ati nawe nyine amwishije ubwenge ati nimuhunge ubwenge babwira bahunge byacitse natwe twumvishe imbunda nyine twumvishe imbunda ariko aha hose bajagajaga bahunze natwe ntituzi iyo tuje none subirayo nyine ubabwire bahunge murumva nta buryo Imana izikora asubiyeyo kubabwira barahunga nyine barahunga dukira dutyo mvuze mu ncamake Imana ibiradukirije icyo gihe rero wa muriro watsi w'inganji mbabwire mvuze bikeya cyane yewe twarwanye n'inyamaswa twarwanye n'imbogo twarwanye n'inzovu iyo tujya kuvuga ubutumwa mu bafore ndavuga ngeze hehe nyakwigendera se mutobo niwe twabanaga icyo gihe tuzi byinshi Imana yadukoreye twari dufite urukundo rwo gukundana tutarobanura abantu bavuga rumwe twuzuye dukundana hari igiterane abantu ntibashake gutaha yewe tukagwana mu nda urwo rukundo se Imana irugarure igituma abantu bagiye bagira intege nke nyine no kudakundana amacakubiri yajemo biragatsindwa bisubira inyuma dusenga Imana bisubiza inyuma birya bironona byica byinshi mu bakozi b'Imana abakozi twarakundanaga tukagwana mu nda tukaja kuramukanya ndi tugahoberana turekurane ahantu twaraye tugasenga nyine yewe tukagira iminsi 2-3 abantu bagiye gusura abandi mugahira iyo musenga mukaweruza ukora byinshi cyane n'umuriro uje wakugatwika nyine bitashimishije Imana kandi ukazana byinshi byiza mu bantu by'umubano utagira akagero hanyuma rero uko niko byaje kugenda ingaje twigishije abagatulika ngubwire ngo iki baba baraje barasaba batese nyamuneka kumusenga timuza muza natwe ngo dusengane witwa Nyamarimbwe twabanaga ari mu gatulika hanyuma nyine aranjana tuzoze kutwigisha ngiyo kabiri twahuraga kuwa kane ati usuza twigisha uko muzamugisha tw'abagatulika ntitubizi umupedeko tuhamagawe na wa muriro urimo waka twagiye inshuro nkazi 2 nkazi 3 bana b'abakobwa barabafashwe babo barahaguka baririmba barambura ibiganza mwarimu wabo witwa Rugubira bayabimenya ati biracitse Nyamarimbwe tujyanye abantu araje rero aje kumubwira ati rero biriya rero abaporo ntibaza bigobora ubwo kuri abazojana abakirito bawe bose ndatewe nyamuneka ndaho tuzohuje reka bakuze za Bibiliya ko barasoma bamwe atangiriye mu itangiriro kugeza mu byayishuwe baririrwa basoma bakarara basoma kubwire ngo iki bagityaba bari yamubona bariyo babite binawe yaraharitwa mu mizinga nawe barafashwe bareka arabasoreka yewe aho nyine kugipima ho nari ntuye birakabira ibintu birakomera twageza aho nyine Rugubira za wari umwarimu wabati jewe ati ibi wazanye n'ibiki ugiye kuntwara abantu ndabatwara ki toya nawe uzoze kutwigisha uzoze cyangwa uzomba magana nzozi wa nyina nzo guhamagara dushire hamwe no gushira hamwe ndabwo ari ukujana abantu icyo gihe wafashwe se umuriro yo watse wapende ko tuzuzimwa niya karakata ti nduzuzimwa ndibishoboka navuze byinshi ariko mumva barite hanyuma rero Rugubira ajanye uburakari bimaze kumunanira ndihutagiye ifizi kurega kwa padiri bumva kuko yaje ngo aje kubatenga we yaragerageje baramunaniye umuriro gawatse nabo barimo barahanura baruzi umwuka bamwe muri bo barimo barahanura abakobwa zige baririmba bateza amaboko nkubwiye pende ko tese yajiza yimirwa kuna hanyuma nyine ngo mve ko padiri yaje mbona baraje bati pasenti nari mwarimu naje kuba pasteur ariko muri iyo minsi nyine navuye inganje n'abaye pasteur se mutobo yansenge y'ibintu byakomeye arije nawe yaje icyo gihe ariko yasize bafashwe hanyuma rero bati barinde kudutenga bati twakire tuhinduke tuba Pentecote kama batari ko ntutubatiza ndoya twasangire gaburo ryera n'abatabati bati Bibiliya twarisomye ngamo umwuka wera bamwe ko barahanura nabo ni uko byo baruko bimeze mukwiye kubatizwa umwuka wera nubwo waje ari kumurabaturwa no mazi igihe tukirizo mpaka n'imishikirano bamwiri bamaze kuvuga bati tugaruke ba Methodiste bababembe batagiraga abakristo baraje rero bati nimuze tubiyakirire urumva ukuntu banjanye abakristo banki baragiye rero barabatije babaye rusingizwa ngo umuyobozi barabajanye barakana n'abandi ndihuta baratujanye muri ubwo buryo ariko yo Mana yabahamagaye turakomeza turasenga
baje kugaruka barabatizwa bamwe tubabatirizaho twarabari mu gatubaza gatubatiza gaturwa mwarimu nukuri nabatije benshi kiri mwarimu ntarahabwa inshingano y'ubupastor ariko ababembe twagiraga se bo kwirira injanga inyamaswa ganzinganji bakaja gutega bati mugende muze mukora imirimo yose mushingire mu batizi twarabatizaga nukuri nabatije benshi hariya nibwo mpavuye bujanda sigara batiza abo bagaturika bari bagarutse na twagiye mu Imana iza kumbwira ari tumwanya wo kubahanura yewe ureke mbabwira aka kantu ese ndarondogoye isi umuntu utarondogora muri bazarandogora mu biyi mumbabarire mu byumve nuko hari ibintu Imana yankoreraga ahantu hose kuva mpamagawe ngaje ngahagushinga niwe kumuyobozi ntaho navaga Imana itambwiye umwanya wawe urashize jahanya naka ngahambira abantu bagagisara bakavuga bakagira bakavuga amagambo ya kumva ndagiye keretse ngaje niho nagiye nkiri mutoya nagiye nabyanze maze kwiyandikisha mu mashuri ngo nje kwiga nzaje mu mashuri ya Bibiliya icyo gihe kuja kwiga rero nyine twajaga kure nta mashuri yahabaga nibwo twahuraga n'inyamaswa n'inzovu ubwato butumena muri Tanganyika mvuga ingire ndibyo twaciyemo ariko Imana ishimwe ibyo zose twibukire no kuri ibyo zose twaciyemo Mugatware nawe yaragiye ejo bundi muri Amerika uwo niwe twagwanye mu bwato uwo niwe twaciye mu nzovu tuvikazimiya banze kutwakira ngo twaratinze turi n'abarebare tujirurimba yewe turwara malariya ibicika ariko turarenga nyine turarangiza tuza dufite igikundiro nitwigisha benshi icyo gihe rero ko byaje kugenda Imana irampamagara ati umwanya wawe kubahanura arangiye nije pastor wasigaye turarangiye genda cyambanga baracyakoza mu twatsoye numva amahoro arabuze umutima ndahambira kambira ati ngasigara ndashaka kuvuga abari abayobozi icyo gihega nabandi baje barwiyamirira baraje nyine igicoba kiraje bati nimuve hano nibwo twaje rero duhuruka mu Minembwe dufise mu Minembwe muri Ruraka yewe ibintu Imana yadukoresheje aho ngaho n'ubu baracyabivuga ko byibuka nimureke mvuge aya magambo Imana iraka mu Minembwe abantu bariko bahunguka bamaze ariho bateraniye ariko muhamagara wanje no gusura mu bijombo hadanatangira nagize umwaka n'igice hafi 2 mbagiye mu bijombo yewe mu bijombo turatangira barwihaneza na mutanga mugatanga niho abantu bateraniye bacunzwe n'abagiriye yewe iyo misozi iraka nyine nkubwire guti uko niko byaje turagaruka aho turahaba tuja mu mashuri ya Bibiliya nsanga yewe basiri no wa mudagiri ariko ariga n'abarubanguka twasanze bo barangije imyaka 2 tuza kubasanga yo barakomeza bari imbere yacu iwe yaje no kurangiza yaranatwigisha mu myaka ya nyuma mwaka wa 6 no 5 gihe amashuri barayazamuye bagize menshi turahaba dukora umurimo w'Imana ibukavira n'ubu baracyatwibuka baracibuka ibyo twakoreye icyo gihe mu byukuri nubwo abantu bagenda bafafana nejo muri narageze Nyamugunga yapfuye mu pasiteri w'Ikadutu yari inshuti yanje magara yazagaza no kwagashirwa ariko mwana yona njugwe waguye hariya mu Kagogo rugazo rurabizi hariya nubwo wenda taruhari barabikubwe yari umwigisha ukomeye cyane w'Iruhwinjeri nuko icyo cyose turamenyana n'uwo mugabo nejo bundi rero apfuye naragiye reka ngaruke ndangize ndagenda mushike bampijambo nibi bavugaga nyine ngo batewe n'iki gihugu cyacu nge nafite ubwoba ariko ikintangaje mu kwaho twavuze ubutumwa twabuteye naho hobahe no mwijuru bazotumenye nkigaragara hariya nagiye mfite ubwoba hariya kuri Rusizi bati paseri wacu araje abo ndazi baranakira bati nihagire no mfungura n'igikapu cye yewe ndatambuka nyine nk'umwami ngo amagira harya bati paseri wacu yaje abo bariko bavuga gutyo simbazi n'abagore n'abagabo babo ndagenda rero naho twagiye mu kiriyo bampa ijambo hari abantu bateye ubwoba nuko turamuherekeza aragiye none kuri ubu rero banambwiye nandi kumukiko nawe inshuti yanjye nabuze umwanya wo kunana we kumushingura nawe yagiye bamade ndavuga guti nuko abo bose bagiye nibagende tuzobasanga bajanye na wa muri wa Pentecote umuriro waratse n'uburaka hano Imana rero igihindi gihe kiragera ndaho mu mibunda naragiye ndahakora icyo gihe nanone Imana igihe kigeze irampamagara umwanya wo ahantu rarangiye ja mu Rwanda naje nanone murabizi byagiye bivugwa hari abatiki bikini irari n'ibintu ndeya irari sinzobona ibiruti byo nari mfite inkazirenga 200 n'amazu twubatse twahinze ibintu byakomeye terambere tuzanywa n'indenge zigaturaho yewe ibintu byabaye ibindi ariko Imana ibyo bisiki genda ndaza umugore yaje kunsanga amezi 7 ashize ndi hano kira baratumye hano Remera nuko Remera twakoze byinshi ndababwira namwe murabizi byo neho turi hano mu Rwanda
none rero ubu ngubu nubwo turi mu kiruhuko cy'izabukuru rega ntituruhutse tuba duhamagara se hirya no hino iby'Imana dushobotse tukabikora tukabivuga bakoze b'Imana nimukomere ibyo twakoze birahari imirimo irivugira Imana irabizi nta biza biryamirwa izo mbuto zatewe zirahari naba twigishije murababona ni benshi cyane mu bihugu hirya no hino none bamaze gukwira isi yose imbuto zikomoka imurenge zarakwiriye isi yose kabo bamwe muri Amerika Australia ndavuga sengeze hehe mu Buraya hirya hino Swede ni Angleterre ubwo bariyo ubutumwa buravuga Imana ishimwe yeme bakoze b'Imana basaza bagenzi banjye nimukaze mwiheba nuko tuzogenda twirata ibyo twakoze kandi mu by'ukuri Imana izatugorora ivuga iti mwakoze neza nimukomere nimwishime nimunezerwe akanya wambaye kabaye kanini ariko Yesu ashimwe cyane ndangirije aho mwami ndagushimiye izo mbuto zigome zimere urwo rwibutso mu mitima ruse n'ayamazi atemba iyo migezi y'amazi bisobanura umwuka wera nutembe mu bantu bose abanyarwanda abakongomana abarundi yewe Afrika yose n'isi yose igihe nicyagera tuzoruhukira imbere yawe twirata ibyo twakoze tubihemberwe tubane nawe mu ijuru iteka ryose ndabyizeye kudufashije kandi uzogomba kudufasha kugeza ubwo uzoduhamagara umwuka wera akatugurukana savye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu.